Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo ababyeyi benshi batubajije cyerekeranye n'ikoreshwa ry'indimu ku mubyeyi utwite. Ese uru rubuto ababyeyi batwite baba bemerewe kururya? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo indimu ari imbuto nziza cyane zikoreshwa n'abantu benshi ku isi, kandi ndetse zigakoreshwa nk'imiti mu bitaro byo kwa muganga, abandi bakazikuramo amavuta yo kwisiga bitewe n'umumaro indimu zigirira uruhu. Rero turareba uburyo ababyeyi batwite bashobora gukoresha indimu, ndetse tunarebera hamwe n'ingaruka nziza cyangwa se ingaruka zitari nziza indimu zagira ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'umubyeyi wonsa. Muri iki kiganiro rero reka dutangire tuvuga uburyo indimu ari urubuto rukize cyane ku myunyungugu ndetse n'amavitamini menshi atandukanye. Indimu ikaba ikize cyane ku byerekeranye n'amaside ayibonekamo. Ibi byose bigafatanyiriza hamwe gutuma indimu ihinduka umuti w'igitangaza ku buzima bwa muntu. Abashakashatsi batandukanye banditse ku by'indimu bavuze ko indimu ari inshuti magara y'ibyerekeranye n'abasirikare b'umubiri cyangwa se iminite y'ubuzima bw'umuntu. Reka rero tugaruke mu kiganiro turebera hamwe ibigize indimu n'icyo bimariye ubuzima bwacu. Indimu ni imbuto zikize kuri vitamini C nyinshi cyane, kandi umubiri wacu ukaba ukenera iyi vitamini C buri munsi. Niyo mpamvu indimu ibarwa mu rubuto rwunganira iminite y'ubuzima cyangwa se rwunganira ubudahangarwa bw'ubuzima bwa muntu. Iyi vitamini C rero ishinzwe kurinda uruhu ku rwego rwo hejuru, akaba ariyo mpamvu abashakashatsi batandukanye bemeza ko amavuta akozwe mu ndimu ashobora gutuma abantu bagira uruhu rwiza cyane, kandi bigatuma uruhu rwabo rukomera ntirupfe kurwara bya hato na hato. Ikindi, indimu ikize ku bwoko bw'amavitamine ya B, cyane cyane ubwoko bwa vitamine B6 cyangwa se vitamine B6. Iyi vitamine rero ikaba ishinzwe cyane gutuma ubuzima bw'umuntu bugira imbaraga, kandi umuntu akabasha gukora imirimo ye ya buri munsi. Ikindi ni uko iyi vitamine B6 ifite ubushobozi bwo gutuma ibyo turya byacu bya buri munsi bihindukamo imbaraga cyangwa se energy umubiri wacu ukoresha umunsi ku wundi. Indimu rero ikize cyane kuri vitamine P. Iyi vitamine bita vitamine P ni vitamine iboneka mu gishishwa cy'indimu, ukaba ari umwihariko w'indimu. Iyi vitamine rero igatuma imitsi mitoya ihuza imitsi minini mu rwungano rw'ubuzima bw'umuntu igira ubudahangarwa kandi igakora neza, bikaba byatuma iyi mitsi itaziba bya hato na hato. Murumva rero yuko indimu ifite umumaro, ndetse no kugeza ku gishishwa cyayo ko nacyo ubwacyo kidakwiye gupfushuzwa cyangwa ngo gitakare, ahubwo abantu bakwiriye kukirya cyangwa se bakakinywamo icyayi kugira ngo bashobore kubona iyi vitamine P. Ikindi ni uko mu ndimu hagaragaramo imyunyungugu myinshi ugereranije no mu zindi mbuto. Nk'imyunyungugu iboneka mu ndimu harimo phosphore, hakabamo calcium, hakazamo magnesium, hakazamo ubutare cyangwa se iyo twita fer, hakazamo sodium ndetse n'iyo bita copper. Iyi myunyungugu rero iboneka mu ndimu ituma indimu ihinduka umuti cyane w'urwungano rw'amaraso, bikaba byatuma umuntu ukoresha indimu atarwara indwara z'umutima bya hato na hato, ndetse bikanoroshya n'itembera ry'amaraso, kuko ubushobozi buboneka mu ndimu butuma imitsi y'amaraso ituzuramo rwa rugimbu rujya rutuma amaraso agenda binaniranye, abantu bamwe bakaba barwara umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Murumva rero yuko indimu ikize cyane ku byerekeranye n'amavitamine ndetse n'imyunyungugu umubiri wacu ukeneye buri munsi. Indimu rero ni imbuto ikomeye kandi ifite umumaro utangaje ku buzima bwacu. Reka turebere hamwe icyo indimu yarinda cyangwa se ibyo yavura ku bantu bagize ibibazo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bakunda gukoresha indimu badashobora gupfa kurwara indwara z'umutima, kubera ko hifashishijwe ya myunyungugu ikora cyane cyane nka potassium, bituma umutima ukora neza, bikarinda umutima wacu kurwara bya hato na hato. Ikindi ni uko indimu yifashishije imyunyungugu, amavitamine ndetse n'amaside ayibonekamo irinda impyiko.
bikaba bituma urwungano rw'inkari rubasha gukora neza ku muntu ushobora gukoresha indimu buri munsi. Ikindi cyagaragaye ni uko iriya aside iboneka mu ndimu ituma mu nkari hadashobora kuzamo cyangwa se mu rwungano rw'inkari hadashobora kugaragaramo twatubuye twa hato na hato tujya dutuma urwungano rw'inkari ruziba, ndetse ikaba n'indwara mbi cyane ishobora kuba yazahaza ubuzima bw'abantu cyangwa se ikanabahitana. Indimu rero ifasha gusohora imyanda hafi 99% iboneka mu maraso yacu, akaba nayo mpamvu rwose ifasha cyane mu byerekeranye n'itembera ry'amaraso no gusohoka kw'imyanda. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko indimu yifashishije vitamini C nyinshi ibonekamo ku rwego rwo hejuru irinda uruhu. Ibyo bikaba byatuma abantu benshi bakonsoma cyangwa se bakoresha indimu buri munsi uruhu rwabo ruba ari uruhu ruziranenge, kandi n'akarwara kose kabasha kwataka uruhu kakaba kakira vuba kubera ko aba bantu baba bakoresha indimu. Indimu rero ikize cyane ku byerekeranye n'imyunyungugu ndetse n'amavitamine atuma yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Niba indimu yongera ubudahangarwa bw'umubiri, birumvikana ko abayikoresha abenshi baba ari abanyembaraga kandi badapfa kwatakwa cyangwa se ngo barware indwara izo arizo zose bya hato na hato. Akaba ariyo mpamvu abantu bazahajwe n'indwara, abantu barwaye indwara twita chronique, ndetse n'abantu bakunda kurwara amagripe bya hato na hato bagirwa inama yo gukoresha indimu kugira ngo umubiri wabo wongere usubirane ubudahangarwa nk'ubwo wari usanzwe ufite mbere yo kurwara. Indimu rero yifashishije ya myunyungugu, ikifashisha amavitamini atandukanye ifite ndetse n'amaside, igaragara mu mbuto zishobora kurinda ubuzima bwacu amoko atandukanye y'amakanseri. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko abadamu cyangwa se abakobwa bakunda gukoresha indimu cyane badashobora gupfa kurwara kanseri y'amabere. Ibi rero bikaba bituma indimu ari ibyo kurya byakabaye byifuzwa gukoreshwa na buri wese, cyane cyane ku bagore n'abakobwa, kuko ari bakunda kuzahazwa bya hato na hato n'iyi kanseri y'amabere. Ariko ntibisobanuye ko n'abandi batakoresha indimu kuko irinda ubwoko bw'amakanseri butandukanye. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko indimu iri muri bimwe biruhura ubwonko. Hakaba hagirwa inama abantu bakoresha ubwonko cyane cyangwa se bakora imirimo ivunanye ko bakwiriye kujya bakunda gukoresha indimu, bakayinywa mu mazi cyangwa se bakayirya yonyine. Indimu rero inywewe mu mazi ivanze n'ubuki iruhura ubwonko kandi ikaba yatuma umuntu asinzira neza. Bityo akaba ariyo mpamvu indimu ifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bw'ubwonko cyangwa se ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu bwa buri munsi. Ikindi ni uko indimu zibarwa mu byo kurya birinda amaraso nkene cyangwa se anemi mu rurimi rw'igifaransa. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko nubwo indimu zidafite feri nyinshi cyangwa se ubutare, ariko indimu zikize cyane kuri vitamini C. Iyi vitamini C rero ifite ubushobozi bwo gutuma ibindi byo kurya twariye bikoresha feri yabyo, umubiri ukabasha kuyibona ari nyinshi. Niyo mpamvu indimu zibarwa mu byo kurya birinda anemi, bityo abantu bafite ikibazo cy'amaraso nkene cyangwa se bazahajwe n'indyo ituzuye bakaba bagirwa inama yo gukoresha indimu kugira ngo ibashe gutuma amaraso yabo yongera ingano yayo kandi akaba ari amaraso meza. Reka noneho dusubize cya kibazo ababyeyi benshi bibaza, niba mu gihe batwite bakwiriye gukoresha indimu. Icyo ubushakashatsi bwavuze ni uko indimu ari icyo kurya cyiza cyane gikwiriye gukoreshwa n'ababyeyi batwite ntacyo bikanga. Reka muri iki kiganiro turebere hamwe ibyiza 12 bizanwa n'indimu ku mubyeyi utwite. Icya mbere ni uko umubyeyi utwite mu gihembwe cya mbere cy'inda abenshi bagira iseseme ndetse no kuruka bya hato na hato. Indimu rero ishobora kubarinda iyo seseme cyangwa se ikayibavura, umubyeyi akabasha kurya ndetse no kunywa nta kibazo afite. Ibi bikaba rero ari ibyiza by'indimu ku mubyeyi utwite. Ikindi ni uko uyu mubyeyi utwite indimu imurinda umwuma wa hato na hato. Abamama benshi iyo batwite bagira ikibazo cy'uko amazi abananira.
abenshi bakisanga bafite umwuma cyangwa se babura amazi ahagije mu mubiri wabo. Twibuke ko amazi ari ingenzi cyane ku mubyeyi utwite. Iyo rero iyi ndimu ivanzwe n'amazi byorohera ababyeyi batwite kunywa y'amazi, bityo indimu ikabarinda umwuma. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umwana uri mu nda akenera fer ndetse agakenera na acide folique kugira ngo ubwonko bwe bubashe kuremwa neza. Mu ndimu rero iyi myunyungugu yombi ibonekamo, bikaba ariyo mpamvu iyi ndimu irinda umubyeyi utwite anemi, ariko ikaba yanagira uruhare rukomeye cyane mu iremwa ry'umwana ndetse n'ikura rye, kuko uyu mwana ashobora kubona acide folique ndetse akabona na fer nyinshi bituruka ku ndimu. Akaba ariyo mpamvu ababyeyi batwite haba mu gihembwe cya mbere cy'inda, icya kabiri ndetse n'icya gatatu bagirwa inama yo gukoresha indimu kugira ngo babashe kwakira iyi myunyungugu ku rwego rwo hejuru ikenewemo. Icya kane ni uko umubyeyi utwite ukoresha indimu cyane bishobora kumwongerera ubudahangarwa bw'umubiri. Tuzi neza yuko umubyeyi utwite ubudahangarwa bwe buragabanuka. Indimu rero ifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri w'umubyeyi utwite, bityo bikaba byamurinda uturwara twa hato na hato, cyane ko ababyeyi benshi batwite bakunda kwisanga barwaye amagripe ndetse abandi bakarwara inkorora. Rero ni byiza ko bakoresha indimu kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri wabo bubashe kwiyongera, be guhora barwaragurika. Ikindi ni uko iyo uyu mubyeyi akunda gukoresha indimu agira itembera ry'amaraso ryiza ndetse bikamurinda n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Indimu rero yifashishije phosphore ndetse n'indi myunyungugu ibonekamo bituma umutima w'umubyeyi utwite utera neza. Iyo uyu mutima ukora neza, n'umwana yakira intungamubiri zituruka kuri mama we ndetse n'umwuka wa oxygene neza, bityo umwana uri mu nda agashobora gukura neza. Ababyeyi bamwe iyo batwite bitewe n'urusobe rw'imisemburo baba bafite, hari abarwara ibiheri mu maso cyangwa se bikaza mu gituza cyangwa se mu mugongo. Ibi biheri rero bijya bituma ababyeyi babona ko uruhu rwabo rwahindutse ndetse bakumva batabyishimiye. Nta wundi muti rero ushobora kuvura uruhu rw'aba babyeyi keretse iyo babyaye. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko umubyeyi utwite ukunda gukoresha indimu ifite ubushobozi bwo koza uruhu rwe ndetse ibi biheri bikaba byatangira gukira cyangwa se bikanuma kubera ko akoresha indimu cyane. Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya babura ibitotsi nijoro bitewe n'urusobe rw'imisemburo iba iri gukorera mu mubiri wabo. Ikindi, ubwonko bwabo buba buhuze cyane, buhugijwe no gukora umwana kugira ngo umwana abashe gukura azageze ku gihe cyo kuvuka nta na kimwe abura. Rero bituma ubwonko bwabo bunanirwa. Indimu rero ikaboneka nk'icyo kurya cyiza cyabafasha kuruhura ubwonko. Iyo bafashe iyi ndimu bakayivanga n'ubuki, byahinduka icyayi cyiza cyane cyatuma ubwonko bwabo buruhuka kandi bagasinzira neza. Ababyeyi bamwe na bamwe iyo batwite bajya babyimba ibirenge. Ibi birenge rero akenshi biterwa n'uko umwana atsikamira imitsi y'amaraso ijyana amaraso hepfo mu birenge cyangwa se mu mano. Kuzamuka kw'aya maraso bikagorana. Ibyo bikaba byatuma ababyeyi bamwe na bamwe bibona babyimbye ibirenge. Indimu rero ikoresheje iya myunyungugu ndetse igakoresha n'amaside n'amavitamine, ishobora kubyimbura ibirenge by'umubyeyi utwite cyangwa se ibirenge by'umubyeyi wamaze kubyara. Bikaba bituma indimu ari icyo kurya cyakwifuzwa n'umubyeyi utwite n'uwamaze kubyara. Indimu ibarwa mu byo kurya bigabanya isukari mu mubiri w'umuntu, bityo abarwayi ba diyabete bakaba bayifashisha kugira ngo bashobore kugabanya isukari mu maraso yabo. Hari igihe rero umubyeyi usanzwe arwara diyabete ashobora gutwita, bikaba byamubera ikibazo gikomeye cyane, kuko diyabete ishobora kwangiza ubuzima bw'umwana uri mu nda ndetse idasize n'ubwa mama we. Indimu rero iyo ikoreshejwe neza ku rugero rukwiriye buri munsi, ishobora gufasha uyu mubyeyi utwite urwaye diyabete kugabanya isukari mu maraso ye. Hariho n'abandi babyeyi bagira ikibazo cya diyabete bitewe n'uko batwite batari basanzwe bayirwara. Abantu bagirwa inama yo gukoresha indimu kuko indimu ishobora kubarinda kugira isukari nyinshi mu maraso, bityo bikabarinda kurwara iyo diyabete ituruka mu gutwita. Ababyeyi benshi batwite usanga bagira ikibazo cy'igogorwa ry'ibyo kurya.
yarya igihe kinini cyane akisanga yatumbye ndetse adashaka kongera kurya yabuze apeti. Rimwe na rimwe usanga bavuga ngo ibiryo ntibibashiramo. Indimu rero iza ku rwego rwa mbere mu koroshya igogora ry'ibyo kurya umubyeyi utwite aba yariye. Akaba ariyo mpamvu ibarwa mu byo kurya bishobora gutuma umubyeyi utwite agira apeti ihagije. Mbibutse ko mu bihe byose umubyeyi utwite iyo atarya indyo yuzuye cyangwa se ngo arye neza bishobora kumutera amaraso nyine cyangwa bikazatuma umwana we avukana ibiro bikeya. Indimu rero yakwifashishwa n'ababyeyi bagira ikibazo cya indigestion kugira ngo ibyo kurya bibashe gushira mu gifu cyabo bazi kongera gufata ayandi mafunguro bumva bamerewe neza. Ikindi ni uko iyi ndimu iyo ifashwe neza ituma uyu mubyeyi kandi ashobora kumva afite apeti, cyane ko tubagira inama yo kurya ibyo kurya bike cyane ndetse bakarya inshuro nyinshi ku munsi, bitewe n'uko uko inda igenda ikura umwana agenda abyiga igihande cyo hejuru cyerekeye aho igifu kiri, ugasanga ingano y'igifu isa nkaho yagabanutse. Bikaba byatuma ababyeyi iteka bumva buzuriranye. Indimu rero yabafasha kugira ngo bashobore kurya bitabagoye. Ese ababyeyi bose bakwiye gukoresha indimu? Iki nacyo ni ikibazo wakwibaza. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko umubyeyi wese yakoresha indimu, ariko hariho ababyeyi batayikoresha kuko ishobora kubagwa nabi. Aba ni ababyeyi barwara igifu kigira aside nyinshi, bitewe n'uko mu ndimu naho habonekamo iyindi aside. Iyo rero uyu mubyeyi ayikoresheje, aside yo mu gifu cye ishobora kujya ku rwego rwo hejuru bikaba byamumerera nabi. Niyo mpamvu uyu mubyeyi urwara igifu adakwiriye gukoresha indimu cyangwa se agakoresha indimu nke cyane kugira ngo ataza kugira ikibazo cy'uburwayi bw'igifu. Hari ababyeyi bamwe na bamwe mu gihe batwite baba batarwaye igifu ariko bakagira ikirungurira. Iki kirungurira rero kijya kizahaza ubuzima bw'ababyeyi batwite, rimwe na rimwe ugasanga badashaka no kurya cyangwa se bakibaza icyo bakora kugira ngo bakire ikirungurira. Aba nabo iyo bakoresheje indimu cya kirungurira gishobora kwiyongera. Nyamara bagirwa inama yo kumenya ibyo kurya batera ikirungurira bakabireka, noneho bagashobora gukoresha indimu niyo batakoresha nyinshi cyane, cyangwa se bakayinywa mu mazi ivanze n'ubuki kugira ngo birinde cya kirungurira ariko bakire ibyiza bituruka ku ndimu ku mubyeyi utwite. Abashakashatsi batandukanye cyane cyane abavura indwara z'amenyo bagaragaje yuko ababyeyi batwite iyo bakoresheje indimu nyinshi cyangwa se bagakoresha indimu zitavangiyemo n'ikindi kintu bishobora gutuma bagira ibibazo ku menyo yabo. Kandi ababyeyi batwite akenshi barwaye amenyo birindira ko bazabyara kugira ngo amenyo yabo ashobore kuvurwa cyangwa se ashobore no gukurwa niba ari wo muti wa nyuma. Ni byiza rero yuko niba uri umubyeyi utwite ukaba ugira ikibazo cy'amenyo wakoresha indimu nke cyane, kandi nabwo ukayikoresha mu mazi ivanze n'ubuki kugira ngo urinde amenyo yawe kwangirika. Ishobora gukoreshwa n'ababyeyi batwite cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuyikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Indimu rero ishobora gukoreshwa ivanzwe n'amasalade cyangwa se za mboga mbisi abantu baba bifuza kurya zidatetse. Ikindi ni uko indimu ishobora gushyirwa mu mazi ashyushye. Ahangaha tugirwa inama yo kudateka indimu kubera ko ya vitamine C yicwa n'umuriro. Ni byiza ko ushaka kuyinywa mu mazi ashyushye abanza agateka amazi, yamara kuba akazuyaze akayavangamo n'indimu, byaba byiza akavangamo n'ubuki akabinywa ari akazuyaze. Ubundi ushobora gukoresha indimu nta kintu na kimwe uyivanzemo ukayirira mu gishishwa cyayo. Ahangaha abantu bifuza kuyikoresha baba bakwiye kumenya yuko bafite amenyo adafite ikibazo, kubera ko iyi ndimu ishobora kwagarava uburwayi bw'amenyo. Ikindi ni uko abantu bashobora gukoresha bya bishishwa by'indimu babitetse mu mazi nk'abateka icyayi, kubera ko iriya vitamini B yo idashobora kwicwa n'umuriro. N'ubundi abantu bashoboye gukoresha ibi bishishwa by'indimu babitetse bakaba babivanga n'ubuki, nabo baba banyweye icyo kunywa cyiza cyane. Kuba bishobora rero bashobora gufata bya bishishwa by'indimu bakabikatakata nabyo bakabirya nk'abarya salade. Ahandi bashobora gukoresha indimu yose. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe gitakaye.
ni ugukatagura indimu n'imbuto n'ibishishwa ukabivanga n'ubuki ukabasha kubirya bimeze gutyo. Ahangaha umuntu aba ariye indimu na content yayo cyangwa se n'ibiyigize byose. Indimu rero ifite umumaro ukomeye cyane, igiti cy'indimu, amababi, imizi ndetse n'indabo n'imbuto ziba imbere mu ndimu. Abenshi bashobora gukoresha ibibabi by'indimu nk'uko bakoresha amajyani mu cyayi. Gihumura neza kandi kikaba gifite umumaro wenda kungana n'uwa bya bishishwa by'indimu. Reka rero nsoze iki kiganiro mpamagarira umuntu wese umurikiye kumenya ubwiza bw'indimu n'uko akwiriye kuyikoresha. Ni byiza rero ko abantu bamenyera gukoresha indimu mu gitondo mbere y'uko bagira ikindi kintu bashyira mu nda, bagakoresha amazi arimo indimu. Baba bashobora kwakira ya mavitamine n'imyunyungugu bari buze gukoresha ku masaha yabo y'umunsi yose. Ikindi gihe cyiza cyo gukoresha indimu ni nimugoroba, mu gihe umuntu yifuza kujya kuryama, kugira ngo indimu ize kumufasha kuruhuka neza. Niba utarakora subscribe, ndakurarikira kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Kandi kore like ndetse na share kugira ngo ibi biganiro bibashe kugera ku bantu benshi hirya no hino, dufatanye gutabara ubuzima bwa muntu. Ikindi ni uko waduha comment ukatubwira uko ibi biganiro byacu bigufasha, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kubona amakuru y'ubuzima kandi yizewe. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.